Muranywa. Murabanza murye. Biramunanira iri ku isonga ahubwo yizaniye kamera. Azanye kwegereza. Amane ngira ikiraryohe. Ikindi mbwira boss wa biramunanira. Yuko agomba kureba ibyo ari byo akankaraga akazi. Abaregezeyo murafashe ku biryo hari igihe byaho ugafungura. Nawe mazi biramunanira. Ubundi inzoga ya mbere muri iki gihugu. Iyindi y'abandi bose barabikora. Kubitwara none. Tuzagira indi nzoga unywa. Kumanishaze guteka. Banyarwanda nanjye ni mu bajyaga bareba mushi nkumva naca muri televiziyo. None namuzanye. Fisi ubu nari bugurafana. Banyarwanda rero muri kutureba mwihanganire kuba turi gutamira mushonje bamwe na bamwe abo bitagezeho Imana ibibare. Abo byagezeho namwe. Bona peti. Ewa kabisa. Hano hari imbwa y'inyama. Abantu bo mu bato ariko gana n'amagufa inyama z'abantu. Ahubwo ikibazo bari kureba fisi binarimo. N'ibirafi. Ndi kurya inyama. Urimo wongera ibiro ndakureba. Icyambere cy'ikintu nababwira abo banyarwanda. Ariko bashyizeho biramunanira. Nuko izi nyama uzirya ufite kabi wani jini ku ruhande. Sha. Ntacyo zakugira. Ntacyo zakugira. Zanabwo ni isomero. Ari nacyo. Mwegereza. Ukana gashobora cyangwa ere kwaka tugahura amani. Agace. Muhafisi umutwe. Babura burya. Yari nariye mu rurimi nayindi. Nariyo ururimi nanjye nabamo. Nishwanyoze rero. Byasamura. Ihene. Urayirije. Reba inyama ngutanga. Ntabwo wakwemera ko nyibyanjye nyine. Ubwo ni urubavu. Iyo nyama turayisangira nk'umuntu. N'abantu umunyarwanda utari wagera hano kwa mushi ngo arebe ibintu bihakora. Ukakora subscribe ukamushaho. Ukore subscribe ujye ukurikirana mushi ureba abasitari nka ba fisi ba nyamunini kuntu dukoreza. Urya ururimi Arayisoma. Uko mubibona mukarujanga kabazanye fisi kwa mushi. Niko bigenze kabisa. Fisi urarya inyama koko cyangwa wari bwirira ifi kwere? Abantu benshi ko ubu ngubu babureba ibiro byawe bakavuga ati byaba byiza fisi aretse inyama. Kandi hari inyama gusa. Agafi buriya niko kaba ari fresh ariko nyine kubera ko ndi umushi. Reka nze nkuzanire ibitangaza nanjye. Nzanira ibitangaza turebe ibyo ari byo. Hano bararya ariko iyica none nayirya. Yicanira bene abantu bivugisha ngo ibilo yakayivugisha ngo yicanira gahorane na cano muhaye dusiba gabwa ngo cano yicanira sitababaye ubundi cano zigabura n'ebyiri cano yo kwa mushi cano yo kwa Kasuku. Cano yo kwa Kasuku. Iki kintu noneho ndacyemera rero. Iki cyaha? Igitwe cy'ihene. Turaje tuyigirire ahantu cyararyoheye. Turaje tuzigirire rwose. Cya irwaris kanze mbakarabye. Ako mushino nawe bagiye urusenda. Nababwiye ko ntabashaka mu rugi urusenda kuko urusenda nje tuma umuntu agira discipline. Mushino kuko imana urusenda niba rwambere rutuma ahubwo umuntu agira pete. Agira pete ariko nta discipline. Cyangwa asaka discipline gute se? Ubomeza wikoraho. Oya. Agasenda rwose nimba gafite imboro ukamba. Wowe kuko uri umushyitsi barakuba. Urabungiriye neza. Ese biwani nabonye rero mutangira se duporeze. Mwe mwatake wana. Noneho ndarya ko nigeze umuntu utari. Ese biwani ntawe uri burimo.
uranywa murabanza murye B1 gin iri ku isonga ahubwo yizaniye kamera ganze kwegereza amane nyigira ikiraryohe ikindi mbwira boss wa B1 gin yuko agomba kureba ibyo ari byo akankaraga akazi akakwegera uko bimeze kabisa akanyegera tukareba ibyo ari byo abaregezeyo umuntu yafashe ku biryo hari igihe byanga ugafungura nawe amazi B1 gin ubundi inzoga ya mbere muri iki gihugu iyi ngiyi abantu bose barabikora kubitwara none tuzagira indi nzoga unywa umanishaze guteka banyarwanda nanjye ni mu bajyaga bareba mushi nkumva naca muri televiziyo none namuzanye fisi ubu nari bugura akantu banyarwanda rero muri kutureba mwihanganire kuba turi gutamira mushonje bamwe na bamwe abo bitagezeho Imana ibibare abo byagezeho namwe bona apeti ewa kabisa hano hari imbwa y'inyama ubu se ni ubwonko ra ururimi none ubu ni ubwonko buryoshye bute ntabwo buryoha kurusha ururimi koko se ukuntu murya afakandi kumera umva izi nyama najyaga mbona mushirw kuzirya nahise ubu hari urarya ibigori ra ni deseri urwo ni deseri mu ntara kose ushaka kwimera rusange narubimye mushishamba barumpa agasenda ni ukuri narubimye pe mansomeho nurwo ni urusenda kankaraga njyewe ndi umushyitsi muri ako kabiwani ariko ubu najyamo mw'abantu uburyo bangana kuba niyicaye ku ruhande kabisa akiri ikigori uri burenzeho kora agafuni mushi abariye koko kabyara ukarusenda niyo rwaba ari urusenda ruhekeye oya nta rusenda ruhari ntabwo mubeshya kandi ibyo nkubwira ni ukuri iyo dushaka kururya turabizana oya ntabwo ari ibyo ahubwo iyo mumbwira kare kubera ibintu byinshi mba ndimo ntegura hari ibyo nibagirwa mushi ngiye ningaruka urumva ni ifi njye ndanye nsanga hari agafi hari n'urusenda uburyo utamira ni uko ungana ko mbona bingana urya kandi umuceri mu karita kamushyirireho agasosi ahubwo umuhungu wawe karega ndi umusha wageze kwa mwene wanyu umva ahubwo mubwire mushinga ngewe abantu batubonye abenshi baba bambaza ngo buriya bagwaye komande ntiwajya ubatekera ibintu sindabinoza ariko ngewe tuvuganye nkumva umuntu yareba ibyo nta ari kibazo mbifitemo nka ya nyama twebwe ukuntu wabigenje uteka mu kigoro wayiziritse ugashyiraho aluminiyumu ni imbabura iriya rero shira yamuhenda ndagaca abantu barabinka kunzi ko uri mu bantu bakunda inyama utari kuzata nanjye nahemukira ikindi ariko inyama ese bwanya muri tubyo urayizi nijana akamushi ubu noneho batetse inyama urumva inyama zikagenda zikamera neza urumva zigashya zigashya fureshi atari ya nyama urya ukuniga ujya urwana nayo B1 gin ku isonga inzoga zose si inzoga nibyo mpora mbabwira utazajya muyoba ase mushiwari umva reka uravuga mbabwire ngo uko fisi agira pete burya banyarwanda banyarwandakazi umuntu utaranywa B1 gin mu izina ry'Imana ufite ikibazo gikomeye gikomeye cyane ari no mu bihombo kabisa niba wumva ukuntu umeze
noneho kwirenza kuri nta yindi nzoga uzongera kunywa. irabigogora uyisomyeho uwo ari we wese ahita bati byose ngo iyi ni made in Rwanda nicyo kintu kiba kimutangaza gogora ibiryo sana kabisa burya nubona ikintu abantu bakinywa burya kiba gifite karite Seko muri umuceri ngiye kumara gusa. Kandi mbona ari ibiro bibiri. Bibiri ni ikiro. Urabona nta kiro ariko ntabwo hariye nabonye nta kwirwamo urundi musi yajyaga dusangiza none ntabwo nubima. none yabonye mwataka numva n'umuceri kwayo wabaye ko nashaka abantu bo mu bato ari kuganira n'amagufa inyama z'abantu ahubwo ikibazo nkunda inyama yo kurya bari kureba fisi ibintu arimo n'ibirafi Ndi kurya inyama. urimo wongera ibiro ndakureba Icyambere cy'ikintu nababwira abo banyarwanda. ariko bashyizeho bwani jini Nuko izi nyama kuzirya ufite kabi wani jini ku ruhande. Sha ntacyo nta zakugira kibazo ntacyo zakugira. zana ahubwo ni isomero habe nacyo mwegereza ukantu agashobora cyangwa uhere kwaka tugahura mu bana Agace. muhe fisi uyu mutwe urura burya se yari nariyemo ururimi nayindi Nariyo ururimi nanjye naba mpombe. nishwanyuze rero byasamura Ihene. reba urayirishije inyama ngo utambe ni ntabwo urubavu wakwemera konye ibyanjye nyine ubwo ni urubavu Iyo nyama turayisangira nk'umuntu. Nk'abantu umunyarwanda utari wagera hano kwa Mushi ngo arebe ibintu bihakorera. ukakora subscribe ukamushaho Ukore subscribe ujye ukurikirana Mushi ureba abasitari nka ba Fisi ba Nyamunini ukuntu dukoreza. urya ururimi arayisoma uko wiciye ururimi ibyo uyikorere nawe ari byo uzabikorera Ruryoshye rute? ariko ikibazo ni uko ibiryo abantu baje aha barabireba bigahita bibasema bataranarya neza ugira ngo urabimara nanjye ukuntu nari mfashe urabona usigaje iminota ingahe hano Icyambere cyo nabanje gukora ikosa n'icumi. Nabanje kurya umuceri mbere y'inyama. niryo kosa wemera Iryo kosa ryo ndaryemera. wari uzi ko ngo utahabwa inyama urazihaga isazi nayo ni igitangwa n'ako mu nkoni ho Nayo ndayitamira jewe. nayo niyo urayijyana ugira agasenda mwana iyo ugira agasenda uwo mutwe w'umane wishimye Ahubwo ibiryo nakurya ntabwo wakubona ubucuruzi. nawe kubura Kujya ibindi guteka n'ibindi. maze ibiryo byahawe ubaye wa mbere aka kantu tubona katari ibiryo nyagaye rero babigerageje ubwo yari amaze iminsi ataba ku icupa yari amaze nk'iminsi rwose nta cupa aheruka igihe yari arwaye aza rwose ashonje atanamwaye narageze hafi ushyiraho icyo kigori cyapfuye nakareka mfite uburyo nkizirika kigahera yariye ifi hano arayiriye arayimara abaye atagenda ayimaze arahaguruka aragenda n'icupa atari kuri n'ibibazo mbese nawe ntagerageza yatsinzwe kare bahereye ku muceri n'iyo kozakora nayanya Ndazimara umutwe wawe. yego urarya n'amaso se Yewe. njyewe nkunda amaso y'ifi ariko ayo nasindaya reka mbanze mara umutwe
manzi nayo mutwe wawe umukozi ku murimo ni w'Imana yemereye. Fisi ni umukozi. Fisi ikibazo afite ni kimwe nkonge ko ntari murumuna we ngo ntarya simbyibuhe aho bihurira kurya no kubyibuha ntaho bihurira ese umufasha kubyibuha ni amaraso uwo mutwe wariye koko ese ubu yariye ko waye amabeshya umwe ku nzoga nkaba numva tangiye kuzungera oya ahubwo iratumurya si wumva bise bimanuka ukuntu byanze kumanuka oya yazana ikibazo bigenze bite ikiheza butatubwiye inzoga direct ziyirukira mu mutwe mu bwonko kandi uri kurya uri kuyisomeza mwana ntacyo waba gusa si ubwa mbere muri wanjye nyine ngaho buriretse rero ubanza ukoreze kubona kuyikora ariko uzi bwa mbere nsinduza ukuntu byagenze numvaga ameze gutya arasenga Imana abwira Imana ati se Imana nyagasani nintuza mu mutwe ubu koko nzongera ntekereza neza nka Fisi byagucana ubu rero nuko numva bimeze usomyo ariko ni nawe uyinyweye mu mwanya wanayinyweye nabi ibyo rero wimazemo mwana uzi ko ari minota 200 mwana twebwe ntabwo batubara gasa ntabwo tumenya ntabwo tumenya kwa mushirw wari jini ndakujya mu mwanya ndakatora mama uburyo umare urakabaraga none se wari uzi ko musigaza ngiye kuyinyama nanjye byakurya mamushi ntabwo wakwihangana nawe ndabizi abashira inyama rwaraheze gusa musuri yaba ari inaha ubundi abashini twebwe abagore yica n'abayoboraho nawe ni umushi abandi bose ni ba pirate cyane nanjye ko nzikunda nk'abari ariko turatoranira utare na cyamuvuka utarengeye ni iwabo wa mama ngo ni umwana w'abanyamitwe babiri kandi abanyacyangugu bagira abanyacyangugu n'abanyabutare abanyacyangugu nibo bantu ba mbere bagira imitwe nta mitwe tugira ahubwo ubwenge buba buri hejuru cyane undi mutari ikibazo cyabwo nuko kwiba oya kuzamo n'uburyo nicyo kibazo kiba hazamo uburyo kwibona pe merci beaucoup kandi ushimye kuba nyakubwira ngo tujye kwa mushirw kubyemera ntabwo najyamo ariko njyewe nari nzi ko wahaje ni ubwa mbere ni fureshi rero ubungubu mubaye inshuti tutaza gutekera agafi wa fe kandi iriya fe wayimara nayimara ifi ndayikunda njyewe hano ndakunda nagwa amazi iyi hene iba ifite ikintu cyitwa imbwa y'umutwe n'imboni bana muryoherwa dore ijisho ry'ihene ngiye kuri kamera bisariye ijisho ry'ihene kanyombya kubonye abasigaye isigaye ari ikinogo ya rero ayo matwi gutageze
ko aba ari manini we nako abakomeye bamba ubundi usuriye igitwa si una n'ikintu kizima twayunguza mu bwonko una n'ikintu kizima gisigayeho mo hano aba ari mu bwonko wa mugani udafite akabiwani byinshi nguma n'uzizima zaguhanya ko tukagira amahirwe nigute niyo abafana barengera ishabira ibyo murya mwezi ari aba abanyarwanda bose kuri abo by'abahaye uza abantu baba bashaka kuza hano umubare wabo ni benshi cyane bamwe ngenda bakwera tuzajya tubibona hari abambwiye ngo uzagure mushirw nta kintu uzamusaba ngo nzanitegera tuzajya tubibarira kandi muti ibiganiro byo bihita bicaho ubusa kumwumvira arahita gisaho utwo aba atakaranguza aba yakaranguza uriya bitogosa yamara kubitogosa akabikaranga gake waba amavuta agaterwa ko biryoshye noneho umwemerera nawe ngo byagutera ikirezerezi kubera ko nta mavuta wayo iyi mpene ko ari iryoshye umwana ishimwe inyamura ziriya kabisa inyamura zose noneho abantu bambonye ndi kurya kuri cano runaka ntashatse kuvuga bakenda kuntera amabuye barayanterera urabyibushye ntabwo wakagombye kurya biriya bintu barabibuze n'ubundi umuntu niba byibushe azareka kurya ariko umuntu agomba kurya n'ubundi ubundi urwaza umuntu akagenda ubundi abananutse ntibapfa neza ko ntawe uzatura nk'umusozi uzimanika gishingura kandi ariko bari gutega iminsi ngo binyuremo uzarwara umutima uzarwara diyabete urapfuye nturaye none se igihe ikibazo nababaza n'ikintu barinda bavuga ngo umuntu azarwara diyabete azarwara imitima izi nk'abantu baba bapfuye nko mu cyumweru kandi noneho hari n'abananutse barwara izo ndwara yego nyine wenda umuntu yashaka uburyo bigabanya ku biro byinshi natwe biratuvuna ibiro byinshi birasatiriza natwe biratuvuna uwo mutwe tuwutange se nta kibazo kugenda abantu badutongera batubwira ngo ngo murabyibushye ngo muzapfa vuba imana nitanga ubuzima yaduhaye umubyibuho izi ni iminsi tuzabaho kandi nidupfa ntabwo tuzabapfishwa n'umubyibuho uramugajyanye umusosi tuzabapfa agasosi tuzaba dupfuye kuko igihe kigeze murakoze mwari muri kubiyama ntabwo turi kubiyama turi kubabwira ukuri nyine hari ukuntu umuntu aba atakuzi nk'ahantu twanyuze bagenda badushungera ngo yewe nta muntu wagusabye ngo umusindagize wibaza ngo uragera iyo ugiye usa ntitwahagera
ariko ntagira umuntu uzajya ureba umuntu ko Imana yamuremye nta mpamvu yo kugira ujye kubihuza niba uko ungana wowe ntubyibushye ashaka mu bwisukuri nubwo nyine abantu batubona ngo kiri kidatekereza ngo kirarya cyane gusa abantu baba baturusha kurya kugaburira impumyi kandi hari umuntu rwose wo kurusha kurya kandi kubyibuha ni nk'uko umuntu yaba mugufi ni nk'uko yaba muremure ni nk'uko icy'ingenzi ni ugukora siporo ukagira disipurine mu kurya nta kindi ko nawe erega umuntu ashobora kuba byose ari cyiza kimwe kuko ushobora gusanga umuntu ananutse ari ingoroji nta fitinesi afite rero ntibakatwire mujye mutubabarira ntabwo ari ibyo kuba tubyibushye twebwe biradushimishije urirashe mutuvugirije induru urirashe birakunaniye afasha akadeseri buriya byari biranze ako nta nyama isigaye ugende gake iriya ni inyama iyi ni inyama niyo ni inyama iyi nyama se inyama uwo musokoro ahubwo ntabwo nawusiga ndagatoramo reka mugukubitire utabinjira se kawe banze ngatamira agataboro ndagakunda byo gupfa azariho katumye vitamine zizamuka nanje cyane namusokora maze mu mavi kumuba wumva byanze reka reka amagufa agenda kubana umubango gahita kajya mu hagati y'amagufa neza ubwo rero bantu mwari mukurikiye mushi uyu munsi wabonye ko fisi nawe yahasesekaye ubwo n'undi wese utarahagera wifuza kuhagera icyo bisaba nta kindi kuri WhatsApp hariho nimero yanjye uranyandikira ubushake bwawe nibwo bunyereka koko ukeneye kugera kwa mushi ariko njye ntabwo nawubwanguze ntabwo mba nzi ngo uri tayari n'iki kintu kigiye kimbangamira niyo nguhaye gahunda nguze warangiza ntuze kandi natetse ibiryo nakubariyemo aho ngaho mbangamiye cyane mushi yes ikindi njyewe nshaka kuvuga ikindi kintu nshaka kuvuga bosi mbiwanyi jini mpamagara twiyamamariza inzoga yacu tunanayinywa tunayigeza ku banyarwanda uko niko kuri vizi n'ibyo ari kugomba no gushaka akazi urabona mfite Facebook mfite Instagram mfite TikTok mfite na YouTube kandi iyo nyambaye no ku mupira nkagenda nyamamaza tunagenda tunasoma gake gake nabari wane ewana kabisa ndamuvugisha nanjye ubwene ni fisi yakuntumyeho ariko nawe rero wamuhamagara wafata akanimero ukambwira uti ko mbona utari kundeba kandi ari ngiye ukwiye kureba ariko nako nzamwibutsa kino kiganiro cyasohoka kabisa bo sawa rero ubwo ngubwo abantu mukore subscribe niyo nkunga yonyine mbasaba ibindi byose no kubabeshya asante sana